Agafilime kacu tugatangira aha ngaha umukobwa wari ufite agahinda kenshi bita Naomi Sama, ubwo yari kwigira imbere ahantu musa naho bari mu bukwe ari kurira cyane afite agahinda kenshi, yegera umusaza wari umukorora cyane, umusaza nuko aramwegera ati ubu ngubu uri uwanjye. Umukobwa n'agahinda kenshi arababaye koko sinzi icyabaye, ataramubwira ati we rikira kumunga, wowe urashaka kuba ari wowe wateza urupfu rwa papa wawe? Umukobwa ati ngomba gushyingiranwa n'iki kigabo cy'igisaza gishaje kugira ngo ndebe ko nafasha data wanjye ko bamuhindurira umutima. Disi umukobwa ari gushyingiranwa n'umusaza kubw'impamvu z'uko se yari arwaye. Igisaza gikomeza kumukorakora, gusa umukobwa ntiyari abyishimiye ati gira aha ngaha imbere. Umukobwa akabyanga, haza undi mukobwa avuga ati muhagarike ubukwe. Uko barahindukira bose bareba umuntu uhagarika ubukwe. Umukobwa ati uyu mukobwa cyangwa yarashyingiranywe, aberekana igipapuro cy'ubukwe cya mariage. Umusaza aragifata arareba, aritegereza ko kabona ni Naomi Sama, umukobwa wacu. Disi yari asanzwe yarashyingiranywe, sinzi ikiri gutuma yaza kuza kuba yashyingirwa ubu ngubu. Igisaza kita kimukubita urushyi rwihuse cyane ngo urashaka kumbeshya bibaye gatoya. Ati ibi ngibi ntabwo ari ukuri cyangwa ni ikosa. Umukobwa nawe areba igipapuro, umusaza aramubwira ati se ushaka kunyinisha cyangwa? Umukobwa koko arebye abona ni izina ryiwe n'undi mugabo n'undi musore bita Benjamin sinzi uwo ari we. Ngo none ngo ushaka kunesha agaciro imbere y'abantu banjye? Ati ndagira ngo ujye ku mavi usabe imbabazi. Umukobwa ati iki? Ngo nkore iki? Umusaza ati ndashaka ko ubikora. Ashaka ko disi kimushyira hasi akajya ku mavi akagisaba imbabazi. Umukobwa agwa mu kantu areba abari aho ngaho bose nabo baramureba ati bari bashoboye ati ibi ni ibiki? Igisaza nacyo nuko kirategereza ngo kirebe koko umukobwa abikora. Disi umukobwa yarabikoze, agiye ku mavi amusaba imbabazi w'ibintu nkaho bisa naho ntabyo azi. Ati mbabarira. Igisaza ati cyane n'agahinda kenshi abuza yari ati mbabarira rwose ntabwo nanisobanukiwe ibyo ndi gukora, simbyitayeho uburyo uri bubikore ubwo ari bwo bwose, ndashaka ko ubikora vuba none aha ngaha. Ibyo ni igisaza kiri kumubwira. Umukobwa aracyitegereza ati umusaza aramubwira ati ufite iminsi itarenze 3 kuba wakoze divorce cyangwa se ubukwe bwacu nibutaba n'umutima wa papa ya mushyashya ntabwo uri buze kuza kuboneka. Umukobwa disi agahinda agakomeza kumushengura. Disi ubukwe arashaka kubukora kubw'impamvu, ntabwo ari kubw'urukundo akunda uno musaza. Nuko umusaza mutaho ngaho yigira imbere aragenda. Ati ngomba kujya gushaka umukobwa, ati ngomba kujya gushaka Benjamin. Ati ntabwo nzigera nicuza ku by'ubukwe bwacu. Nuko dukomeza agafilime kacu ahantu mu mujyi, tubona hano umusore Benjamin David wandi twabonye kuri ya certificat de mariage yacu, arahanga ni umuseriveri. Bari kumubaza ati se nyiri cyubahiro ku bintu by'ubuseriveri urabikunda? Ukunda kuba uri umuseriveri? Abwira umuntu turabona uriya bamwita Hali, namutumiye kuza kudusangire lunch kugira ngo uze kumukorera surprise aha ngaha. Umusore wari uranga aramubaza ati se koko uramukunda? Umusore arongera asubiza impeta yiwe mu mufuka, nuko akamesaje kaje kuri phone yiwe kamubaza ati se urihe? Ndabisa nari aka baby wiwe. Arongera asubiza telefone mu mufuka. Nuko wa mukobwa wacu wari uri mu bukwe araza, akigera amanga muri restaurant aritegereza, abona David aza n'uburakari bwinshi cyane aramukubita. Umukobwa akomeje kurubira cyane akomeza amukubita ngo turacyashyingiranywe na n'ubu ngubu. Nuko wa musore nawe uri kumwe na Benjamin akomeza gukiza. Umukobwa aramubwira ati nkura ibyo biganza byawe. Umusore arebye hano, umukobwa aricaye aramubura. Ati tuza, aturinde. Umusore niwe uri kubaza umukobwa. Ati ndi umugore wawe, aka kanya ngo uranyibagiwe se? Umusore atekereje neza, yibuka ibyabaye mu myaka 5 ishize muri Las Vegas. Turabona ingofero bari baryamye n'umukobwa disi ko bari barashyingiranywe, ubona ko bari bambaye n'impeta, bari mu byabo rwose, ubona bari mu rukundo pe. Nuko umukobwa araza gukanguka, arebye ahantu aryamye, yirebye abona yaraye yambaye ubusa. Imeze nkaho rwose byatunguranye, agira ngo yari ameze nk'uwarayasinze.
nuko umukobwa biramucanga pe, ubona ko bimucanze mu maso, arahaguruka neza rwose, arabyuka gake gake. Umusore nawe agerageza kumufata, gusa urabona ko umusore we yaranezerewe kabisa. Umukobwa araza amujya hejuru aramubaza ati, uramubwira ati urakoze kandi urabeho, aramusezera rwose. Ati wakoze ku byishimo bitoya wampaye rwose, ati nitwa Benjamin. Umukobwa nawe ati nanjye nitwa Naomi. Oh, Naomi. Umukobwa araseka ati noneho nta kibazo, ubu wagenda, ubu noneho nagenda. Umukobwa akomeza guseka n'umusore ati meze neza. Umukobwa aramubwira ati meze neza, ati kandi byari byiza. Umusore ati okay. Nuko urebye aha ngaha abona igipapuro cya mariage. Aratunguwe, se n'icyo gipapuro twabonye muri handi mu bukwe yari ari gukinyaho na musaza amuzaniye, kuko arebye abona izina ni iryiwe. Umukobwa aramubaza ati se wansindishije kugira ngo ushyingirwe? Ati umusore ati itonde gatoya, ati ndi bucyere muri hangover. Umukobwa ati mana yanjye we, tuza hano turi muri Las Vegas. Ashyira ngo abaza umusore ati phone yanjye iri hehe? Nuko afata phone yiwe, arebye ni saa moya n'indi minota, cyane mu gitondo. Umukobwa arasakuza cyane ati ngiye kubura indege yanjye, ati ndagiye. Ati nta kibazo, genda nawe wigendere nta kibazo. Umukobwa ati urakoze, akuramo ya mitara y'umujugunyiro, umubwira ati nzagaruke kandi gutaha iyo mariage yacu warayikuye. Ati sawa urakoze. Ngo umukobwa arigendera, umusore wacu nawe arakomeza ariryamira. Ati ntwaye ikisi, mva kuba naraye nimereye neza gusa. Umukobwa umusore yari ari kubyibuka. Umukobwa ati we uraturabyibuka wa kigoryi, uribuka ko wagomba kuza ngasanga warakoze divorce? Umusore ati ariko nari ndyamye ikigeke ntabwo nibukaga ibyabaye. Ati umutwe uri kundi yarashize iminsi 3. Ati umukobwa ati umugabo, ati maho ngaho wisiki kandi ziri ku mutwe w'uno musore niwe uri buze kwishyura. Umusore nawe akomeza gusoma n'abandi bari kumwe ati ndatunguwe. Ati koko se ntabwo urakora divorce nawe? Umukobwa yiyahuza inzoga rwose, ati niyo mpamvu nanjye ndi hano. Ati nagerageje kujya gushyingiranwa n'undi muntu, nuko mbona nanjye ko nyishingiwe n'uno mu seriveri uri aho ngaho amafuti. Ati Miss David, ati ni ibiki? Ati nyine ngenda umuseriveri. Ati gusa uriya ngo ni umusekirite hano wa cafe. Umusore bisa naho ari kumusobanurira ibyo ari byo, ubona ko byishimiye rwose akazakora nta kibazo. Nuko umukobwa yereje mu ndererwa aratungurwa. Ati mana yanjye ibi ni ibiki? Ati niye nakarabira mu maso, ubu nyine abona agasa nabi byandi by'abakobwa arabiza amasuku yabo ya buri kanya. Ati komezamo hariya turakoze. Umukobwa nuko aragenda ajya kwisukura. Ati se koko waramuhishe koko uri umumiliyoneri ukomeye? Ati uriya n'ubwa mugore wifite igipapuro ni umusazi, uriya ni umugore wanjye. Bisa naho rwose umusore wacu Benjamin ari umunyabiceri rwose, afite imitungo myinshi cyane. Ati okay, tumeze neza. Ati sinatuma ibintu biba. Ati se amafaranga yanjye byatwara igihe kingana iki kugira ngo abageze ku bantu bo mu muryango wanjye, kuko ntabwo nshaka kuba nagabana n'uno mukobwa. Umusore uri kubivuga, sinshaka kuba nagabana n'uno mukobwa, imitungo yanjye bakayicamo kabiri. Umusore aramubwira ati byatwara iminsi igera muri 3. Atoke umukobwa nuko yaragarutse. Ati ubu ngubu noneho ndi tayari, reka tugende tujye gukora divorce. Ngati iki? Tumunsi ijoro ryo kuwa gatanu. Ati tuzabikora ku wa mbere. Umukobwa biramurenga, ati ikigoryi mana yanjye. Atoke ngiye kujya kuburira. Tutuye hehe? Arabaza umusore. Umusore dore ahantu atuye. Dore urupangu, dore inzu koko. Atamubwira ati ngenuye mu bubiko bwanga. Ati manga rwose ahantu tubika ibintu gicuruzwa. Ati nta bushobozi mfite bwo kuba nakodesha aparitoma. Umukobwa araseka rwose. Ati mana yanjye. Atoke nganyereka rero aho hantu mubika ibikoresho by'intuza kano kabara. Ati wakute kubera iki? Kubera ko nta mafaranga afite kandi ndashaka kuryama
nuko umusore arareba byose biri kuba, ati tugende, ati inzira ni iyi ngiyi. Umusore aramubwiye, baragenda ajya kumwereka ahantu koko arara muri storage room, ahantu nyine babika ibintu by'ibisigara, ibintu bya Kampala, babika ibikoresho by'amasuku. Dore ahantu umusore arara, ahantu ngo umusore arara. Gusa twabonye ko afite urupangu runini rurimo imodoka, rumeze amapisine, rumeze neza, n'inzu nini cyane ya danje. Umusore aramubwira ati noneho urakaze mu rugo. Umukobwa yatunguwe cyane, ati se ahantu kari habi niho hantu ahagutuye ahantu habi? Ati se uryama hehe? Umusore aramubwira ati tujye ndyama kuri iki ngiki. Nuko afata umusego, afata n'ikintu cy'ikiringiti akirambura hasi. Nuko nyine ingangi niyo ngiyo bayita ingangi, ubundi abarara. Ati se uraryama? Ati njye naryama hasi. Ati koko se? Ati nta kibazo. Umukobwa gusa akomeza gutungurwa. Umukobwa rwose, ati umusore nk'uyu nguyu wibaza ati ari gukurura ikanzu nuko yamuguyeho. Gusa nyine akantu k'akajisho karimo nk'abantu bigeze kubanaho, aramwitegereza ati sinaguma aha ngaha. Umukobwa w'umusore nyine aramwica, n'umusore nawe nyine akomeza gushaka ikintu nawe ari buze kuza kurara. Nuko afata imyenda yiwe arayimuhereza, akaba ari buze kuza kurara kuko ntabwo ararana ikanzu y'ubukwe. Umukobwa arabireba ati nta kundi nyine. Gusa umusore wacu nawe yakomeza gutungurwa n'ibyo ari kubona aha ngaha. Umukobwa akuramo ikanzu biranga, gerageza gukuramo ikanzu biranga. Gusa umusore wacu nawe byamushobeye, kiranga phone ya baby wiwe irongera irasona. Arayireba ati se bumufatira? Umukobwa ati nawe mana yanjye, ati wamfasha? Nuko umusore wacu phone arayikupa, aza kuza gutanga ubufasha, aramufungurira. Tiri ijoro ryakaba, umukobwa ati ijoro ryakaba ari iry'ubukwe bwanjye, none rebera ibintu ndimo. Nibyo umukobwa ari gutekereza, tubiri ijoro nakaba ndi kubona ikibodi cy'igisaza mu buriri bw'ijoro ryanjye. Umusore afunguye umukobwa bikomeye mu mugongo w'umukobwa, amaze se ibi ni ibiki? Umukobwa ati ibyo ntabwo bikureba. Umusore atabwe mukomereza ibyiwe. Umukobwa nawe akuramo ikanzu yiwe y'ubukwe ariryamira. Gusa disi igikobwa ni cyiza, mana yanjye, n'ubwiza budashira irora. Benjamin wacu nawe nuko yakuyemo nawe nuza imyenda agira ngo umurigiye kuryama. Urabizi kamwe ntabwo wakirarana imyenda wirirwanye, akaba bikora ni bakeya nyine. Gusa nabo baba babuze amahitamo, cyangwa se ari ukugira imyenda mike ndakeka. Gusa ko ntabwo warana imyenda wiriwemo. Umukobwa arareba ati umusore kabona birenze rakurusha imyaka 5 ishize. Akaramwitegereza, burebye akakubitwa n'isoni. Mwibutsa ko disi ari uko kagenze. Dusubire mu zindi episode zikurikira. Nawe ubutaha ibuka gukora subscribe, like, share and comment kuri channel tubasha kubagezaho n'utundi twinshi cyane. Murakoze cyane, ciao ciao.